Yambu mwese kongeye kubahereza ikaze bantu mukurikira Rwamika TV tubahaye ikaze muri uyu mwanya. Ndagira ngo nsuhuze buri muntu wese ahari hagiye hatandukanye. Ndabashuje cyane mu izina rya Yesu aho muri hose hatandukanye mu mpande z'isi, abari muri Kenya, abari mu Burundi, abari Uganda, abari muri United States, abantu benshi bazadukurikirana, abari muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, turabashuje mu izina rya Yesu. Kuko bisanzwe rero uyu ni wa mwanya tuzadufata wo kwiga gucuranga. Turagarutse rero tugiye kwiga gucuranga. Ndagira ngo mubane natwe buri muntu wese akurikirane kandi tubanze kubiseguraho, mutubabarire kabisa. Tuba tumazeho nk'iminsi dusa nkaho tudakora tutabagezaho amasomo, ariko noneho reka tubereke utuntu twikorera, tugiye kubereka akantu tugiye kwiga. Kuko bisanzwe rero iyi ni channel Rwamika TV icaho amasomo ajanye no kwiga music, gisirimba, amasebeni. Uyu munsi rero twatumaze iminsi tutiga gisirimba, tugiye kwiga utuntu mu gisirimba. Ndagira ngo niba ari bukigera kuri iyi channel Rwamika TV ukore subscribe kandi ufungure inzogera kugira ngo ibintu byose tuzadukora bikugereho uri uwa mbere. N'umuntu wese waba warakoze subscribe kuzo tumaze kugeza, umuntu wese wabigizemo uruhare turamushimiye cyane. Imana mu ijuru muheze umugisha, kandi nizeye ko ibintu birimo kugenda neza. Ejo bundi hari ikiganiro nakoze mbabaza ngo ibintu turimo kubigisha hari umusaruro birimo gutanga, mwama muvuga ko hari icyo byabafashije. Imana yo mu ijuru ishimwe kandi habwe icyubahiro, kuko hari aho byabakuye, hari naho byabagejeje. Turakomeje rero ntagihindutse. Iyi channel Rwamika TV muzoza mwisharinga n'ahandi hose. Niba ugeze usharinge ku nshuti zawe, musharinge ahantu hose kugira ngo turusheho kwagura umuziki kandi uramye Imana, uhimbaza Imana. So rero by'umwihariko turabashimiye cyane ku bantu mumaze gukora subscribe, tugejeje 6,500 ndabyishimiye cyane. No kuri ni ikintu gikomeye, kubera ko nje natangiriye kuri imwe ebyiri, hari aho zashitse kuri 16 zama zikwameraho. Ngira ngo abantu barashije mu isi yose, aba nibo bantu noneho. Ariko Imana yamigira gutya ikora igitangaza, irabapokeza channel yanjye mare kubapokeza mwese murankurikira. Imana yo mu ijuru heza umugisha. Nza nibaza niba mwese muri abacuranzi kweri, twa isi yabigwije abacuranzi benshi kandi ni byiza. Ikindi cya kabiri, abacuranzi aho muri hose ndabashuje ndetse ndanabashimiye dukora ibintu bimwe by'umuziki. Nukuri ndabashimiye cyane. Mureke mbabwire, muri abantu bakomeye, muri abantu b'ingenzi. Abacuranzi ni abantu, umucuranzi wese usenga Imana, wubaha Imana, uri umuntu ukomeye. Umucuranzi afite agaciro gakomeye ahantu ari hose abyumve. Mureke mbabwire akantu kamwe, ntago ngiye kubwiriza mu kanya turahita twiga, ariko ntago ngiye kubwiriza, ariko kankubwira aka kantu. Sinzi cyanditswe birimo, ariko ndabizi ko bihari ibyo bintu, ngo umucuranzi ni ikintu gikomeye. Ngo kera, sinzi cyanditswe birimo, ngo kera ngo umwami Sawuli ngo yagaza afatwa n'amapepo, ngo abantu ngo niba yaravuze ngo munshakire umwana uzi gucuranga neza ikidari, ari uwo bagaza bita Dawidi. Ngo Dawidi yagaza acuranga, amapepo ari muri uwo mwami Sawuli akamagenda. Yaba yafashwe Dawidi yakora kidari acuranga, umugabo akamera neza. Sibyo yemwe? Rero umucuranzi utekereze kuri icyo kintu gikurura, afite agaciro gakomeye, habe mu ikanisa ndetse ku isi hose. Urashobora gucuranga wasenze, uri mu mwuka, uri mu mbaraga z'Imana, ugacuranga umurwayi agakira akamera neza, ugahembura imitima y'abantu. Icyo ni igikorwa, uba uri dogiteri, uba uvuye umuntu, uba uri muganga, ukoze ikintu gikomeye. Hanyuma rero tibigeze bavuga ngo mushaka umuntu uzi kubwiriza neza ijambo ry'Imana, mushaka umuntu uzi guhamiriza sirimba, cyangwa se umuntu uzi kuririmba. Bavuze umuntu ucuranga inanga, bazana Dawidi. Rero urumva ko umucuranzi ahantu ari hose afite agaciro, kandi ni kanisa ridafite umucuranzi muzima cyangwa se ucuranga byiza riba riri bowadi. Ahantu hari umucuranzi iteka ryose ikirere cyaho kiba kimeze neza, umwuka waho umeze neza. So rero sinavuga byinshi, ndabashimiye cyane. Nukuri mwagize neza kudushigikira.
kandi nongera gushishikariza umuntu wese waba ari bukibona iyi channel ari bukigeraho, turagusabye kora subscribe iyi ni channel, ugende ufungura amavideo yose ariho icaho amasomo meza ajanye no kwiga ibisirimba, amaseberi n'utundi twinshi tugiye dutandukanye. Ibyo nibagiwe kubabwira, Imana izabinyibutsa mbibabwira ubutaha. Reka dutangiye twige, ngiye gusaba kameramani aze turebe utuntu mbereke utuntu ngiye kubigisha. Reka twakire kameramani aze. Murakoze. Ntabwo tugiye kwiga siro rero, tugiye kwiga igisirimba. Hari akantu gato tugiye kwiga. Ipiyano murabibona nahinduye, mfite 750. Hari abantu benshi bagiye bibaza ngo 750 ngo se bayisetinga gute, isetingwa gute? Murabizi nari nkuze gukoresha za piyano za 3, 1000, 500, 1000. Ngira ngo n'ubwa mbere nkoreye kuri piyano 750 hari. Ariko 750 ni zimwe muri piyano zoroha cyane kuzisetinga. Murabizi twajyaga tubona icyo bita sound creator kuri piyano ya 3, ariko piyano ya 750 iroroha rwose. Murabizi wenda ngiyo ndagusobanurira gute mana yanjye. Urugero, iyo wabaga ugiye kuzamura volume cyangwa ugiye gusetinga ijwi ryawe neza, cyangwa se base ugiye kuyisetinga neza, wahita ugakanda hano ugahita ubona ahantu handitse ngo sound creator muri iyi side, ariko hano ukandaho bakwereka hano handitse voice set, niho ugiye gusetinga ijwi ryawe. Reka nsabe kameramani bigaragaze muri tableau. Muri voice set niho ugiye gusetinga ijwi ryawe neza uko bishaka, ugahita ukandaho bahita bakwereka twa tuntu twose wabonaga ari uko wakanze hana kuri sound creator. Noneho hana uca kuri voice set bayikweretse, ngiyi tabu, nta piano itagira tabu, ukagenda utambika. Wenda reka tuvuge ngo urashaka kuzamura volume yayo ya base, uzamurira hano ukayizamura igaheka biterwa nuko ubishaka, ukongera ugatambika, ukazamura dips nibwo base zivuga neza. Mikoro yanje yabaye nkigize. Urumva base uzamura dips ukayizamura wenda naha kuri bright ukazamuraho bukeya, ukagenda ukora ibintu zose ugiye ushaka nyine naha baca. Tuvuze ko baca kuri iyi voice set, ijwi ryose ugiye gusetinga ryawe neza, yaba right one nanone uca hanga kuri voice set. Muri wa mwanya wo guca hano kuri nuza ngo sound creator, uca hanga kuri voice set nyine barimo kukwereka. Ikindi no babwira kuri 750 subu ni ikihewa. Ndumva ari ibyo. Umuntu uyifiteho akabazo, sinzi ikibazo muyifiteho, mubaye muzi kuyisetinga na amahoro, ariko umuntu wese ufite ikibazo runaka kuri iyi piyano ya 750 azanandikire muri comment. Buri muntu wese nzafata umwanya utubazo twose ndukemure. Ku muntu utafite ikintu yabazi kuri 750 nzaza tuyisetinge yose kabisa mbere ku kuntu ikoreshwa. Ndabizi umuntu wese ufite ikibazo yandike muri comment, nzabibona. Noneho nitugaruka nzongera nyikoreshe turebe ibyo ari byo, tubyerekane byose. Murakoze. Reka dutangire. Hari akantu gatoya tugiye kwiga ko mu gisirimba katarimo ibintu byinshi, mukurikirane neza tugendane. Ikindi mu masomo y'ubutaha, mu masomo ari imbere hari igisirimba mperutse gucuranga ubutaha, nzabereka uburyo bakora iriya pad nakoze, nzayibereka ukuntu bayikora. Iriya pad nakoresheje nzabereka uburyo bayikora. Impamvu ntabiberekera hano, pitch bend yanjye irasa nkaho ifite akabazo kuri iyi piano. Pitch bend ifitemo akabazo, ushobora kuyikora ntuyikore neza. Nzayiberekera kuri pitch bend nzima. Murakoze. Dukoresha beat.
yagaragara ko wayicuritse so nk'uyimanura. Utuntu ndimo gukora nkoze utuntu tubiri. Aka kantu buri igisirimba, ibanga ryo gucuranga igisirimba ntabwo ari ngombwa gukora ibintu byinshi cyane, nabyo ni byiza, ariko tuzaza dufata n'umwanya twiga akantu gatoya kari simple ushobora gucuranga mu gisirimba abantu bagasirimba uri mu mavuta. Muri utu tuntu ndimo gukora mu kanya turaza kubereka n'uburyo wabijanisha na base. Ndimo nagira musore muraza kwihangana, piano irasa nkaho iri mu guturikamo buke, ariko zanga zakunda, nizere ko murimo kubibona. Aka kandi noneho tugiye kubereka ukuntu ubijanisha na ka base. Noneho ukuntu ndimo kubikora ndagira ngo murebe neza, ndimo nagira ngo baze nyine uragenda ugira gutya. Nizere ko ndimo ndagenda ngira gutya. Nizere ko murimo murabibona muri iyi right ndimo gukoresha. Ugahita ufata iyi kane, warangiza ukongera ukagaruka gutya, ugahita usozereza hano. Nizere ko murimo kubibona guys. Iki ni igisirimba ushobora gucuranga igihe cyose abantu bagitangira gusirimba ukagashiramo kagenda neza. Ubutaha tuzajya twiga n'ibintu byinshi, ariko tuzajya dufata umwanya twige utuntu duto duto umuntu ashobora gukora agakora neza nta bintu byinshi mu gisirimba by'akavuyo, ugacuranga utuntu dukeya kandi ugasanga abantu barishimye mu ikanisa, ibintu bigenze neza. Tudatinze rero tugiye gusoreza ahangaha, ariko nsubiremo umuntu wese ufite ikibazo kuri piano 750 azatubwire tubyerekane. Tugiye gusubiramo bwa nyuma murebe ukuntu ibintu bikorwa.
guys nuko nguko nizere ko murabibona kansubiremo bwa nyuma nta beat irimo. Reka dusoreze aha ngaha naho ubutaha. Imana mu ijuru ibaheze umugisha, murakoze. Reka dusoreze aha ngaha naho ubutaha. Ciao ciao.